Yes, reka tubahereza ikaze mwe mwese mwahisemo kugenda mudukurikira 5 kuri 5 hano kuri The Public Sport. Tubabwira duti amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Nkuko mubibona rero twamaze kuba tugera ku kibuga cy'imyitozo. Ahakomeje kugenda habera imyitozo ya Rayon Sport igiye itandukanye, inkuba ziri kwesa, abakinnyi bagiye batandukanye bari kugenda bisukangiza umunsi ku munsi hano mu Nzove. Ku munsi w'ejo mwabonye ko hamanutse undi mwataka Kibombo, abantu bamwe na bamwe bavuze ngo yitwa Ngono ariko izina rya nyaryo yitwa Kelvin. Twaje kuba ducukumbura tubona ubwino. Uyu munsi rero turi mu Nzove n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko hamanutse umutoza kabisa uremereye cyane, izina rikomeye cyane ry'umutoza uze gutoza ikipe ya Rayon Sport, akaba yamaze gusesekara ahangaha. Bwana munyamakuru, tuguhaye ikaze hano kuri The Public Sport, hanyuma usobanurira abantu ibyo uyu mutoza ese avuye he, aje gukora iki muri ekipe ya Rayon Sport. Mbere ya byose kambanze nshimire abakunzi bacu rwose, abadukurikira abadahwema kudukurikira, mbanje kubasuhuza. Ikindi cya kabiri, mbere yuko ngira ikintu mvuga rwose, buri wese dukurikiye nakande subscribe, yibuke no kuturayikinga kandi like, ibintu byose bigende neza. Ubu no twinjiye muri Rayon Sport ye tugende tuyimanuka. Ikipe ya Rayon Sport aka kanya yamaze kumanura umutoza wungirije, nyuma yuko umutoza wari uhari cyangwa se umutoza wari wazanywe na Afham ya Rotip baje. Ikipe ya Sport yaje gusanga adafite ibyangombwa kubera ko afite lisansi B, afite B ya CAF, kandi mu mategeko cyangwa se mu mategeko yavuguruwe kubera ko asanzwe ntago ariko byari biri, ariko ubu ngubu mu mategeko avuguriye umutoza mukuru, umutoza wungirije agomba kuba afite lisansi A. Yego, ubwo rero byumvikanaga neza yuko Rayon Sport kugira ngo uyu mutoza azabe yicaye kuri bande tushe byari kuzagorana. Niyo mpamvu bahisemo kuzana undi mutoza bamwita Haruna Feruz. Ikibazo cya mbere nari mfite, ikibazo cya mbere nibazaga, navugaga ni ese ari buze noneho uyu mutoza wari usanzwe asigare abe nagaruke hano cyangwa se biri bugende gute. Ariko ikintu cya mbere cyanunguye nuko bose baje bakaza mu modoka imwe, ni ikintu cya mbere cyanunguye, ndetse nahise ntangira gukurikirana kugira ngo menye none se bizagenda gute. Ariko amakuru namenye nuko uyu mutoza Afham ya Rotip we ikintu yifuza, aravuga ati njyewe mume abatoza babiri nta kibazo, uyu ufite ibyangombwa dukorane nta kibazo, noneho n'uyu nguyu nizaniye nawe abe ahari, cyane cyane no mu mukino wa shampiyona mu Rwanda abe uzajya umfasha cyane. Ikindi kibazo nahise nibaza ni ese Rayon Sport yifuje kugabanya amafaranga ihemba. Icyo kintu noneho ishobora kwemera gutunga abatoza bangaye, kandi ari ibintu ubundi ekipa ya Sport idasanzwe ifite. Ekipa ya Sport rero naje gusanga ari 50% na 50%, baracyabitekerezaho, baracyabyigaho, bamwe barabyumva abandi ntibabyumve. Ariko nyine ni ubungubu hano abatoza bombi barahari, barimo barakoresha imyitozo uko ari batatu. Bwana munyamakuru, uyu mutoza ngo bamwita Haruna Feruz, uyu mutoza afite ibihe bigwi. Ese nyuma yo kuza gutoza ni ikipe ya Rayon Sport akubutse mu kihe gihugu? Ya mbere ya byose ni umutoza w'umurundi, abantu bakeneye cyane kumenya se uyu mutoza ni uwahe. Ni umurundi, akaba ari umutoza w'umurundi, ndetse nta nubwo ari ubwa mbere aje mu Rwanda kubera ko yigeze gutoza Rutsiro. Ngira ngo murabyibuka neza cyane, abakunda gukurikira, yatoje Rutsiro rwose, ndetse ari umutoza mukuru kubera ko utajya ngo uyu mutoza aroroshye. Yatoje Vitaro, afite profile, yatoje Vitaro. Ni ukuvuga ngo uribuka Vitaro umwaka ushize yatsindwaga na Yanga ibitego 4-0. Uyu niwe wayitozaga, ari umutoza mukuru. Wumva Vitaro ni ikipe ikomeye. Vitaro murabyibuka ni ikipe ifite ibikombe bya Sekafa, ni ikipe iremereye. Ngira ngo ubwo heruka guhura na Rayon baranganyije 2-2, ariko ubwo baheruka guhura na APR noneho kuri finali ya Sekafa yagitsinze 2-0. Urumva rero ni Vitaro ni ikipe ikomeye, umutoza wayo mukuru kuza kungiriza muri Rayon Sport. Rayon Sport byanyeretse ko ni ekipe ishaka amatsinda, n'aka kantu ishobora kukemera ikaba yatunga abatoza batatu, kubera ko uyu ni umutoza ukomeye cyane. Ubundi yakaba ari umutoza mukuru, na Rayon Sport yayitoza kwanza abantu babanze babyumve.
nubwo yaje nk'umutoza mukuru ariko ni umutoza ufite ubushobozi bwo kuza muri Rayon Sport nk'umutoza mukuru, yaje ubu ni umwungiriza ariko afite ubushobozi bwo kuza muri Rayon Sport nk'umutoza mukuru, afite ubushobozi bwo kuba yatoza ikipe nka Kiyovu Sport, afite ubushobozi bwo kuba yatoza ikipe nka Mukura Victory Sport. Ni izina riremereye Rayon Sport yazanye muri ekipe. Yego bwana munyamakuru, ikipe ya Rayon Sport uko bwije nuko bukeye hari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bajyaga bavuga bati turabona Murera yacu yarasinziriye, nta bakinyi turi kubona, ntiri gusinyisha, ariko kugeza uyu munsi uko bwije nuko bukeye hari kujya hamanuka intwari iremereye cyane hano mu Nzove. Twe turahicaye nka The Public Sport kugira ngo tujye tugenda tubakurikirana amakuru akantu ku kandi, etape bari etape. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize tumaze kubona abakinnyi bagera nko muri batatu. Ejo bundi twabonye rutayizamu Shadrack Bing Bero, ku mugoroba twari kumwe n'undi mukinnyi uremereye cyane witwa Calvin, ni umusore ushinguye twabonye w'ibigango. Hakaba hari andi makuru aregetse ari kuvuga yuko isaha n'isaha twajya kubona tukabona uwitwa Bigirimana Bedi nawe asesekaye hano mu Nzove. Ndagira ngo ugire ikintu nakwizera Olivier Gishweka, wongera na Emery Bayisenge, na Emery Bayisenge. Intwaro zirimo ziranyeganyeza urugi rw'ikipe ya Rayon Sport zishaka kwinjira. Ndagira ngo ugende ubwira buri mukinnyi uregetse uri gusa nukomanga ariko byarangiye ugiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport mbere ya byose ikintu cya mbere cyangwa se umukinnyi wa mbere yifuza ni uwitwa Kwizera Olivier aka Gishweka, umuzamu mpuzamahanga, umuzamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, umuzamu twavuga yuko ari we nimero ya mbere sahize muri kino gihugu cy'u Rwanda. Uyu ni mukinnyi ikipe ya Rayon Sport irambirije yo kurenza abandi. Rayon Sport mbere ya byose nkuko perezida wayo yari yabitangaje yifuzaga nimero 6, umukaseri wa wundi nyine wo kwita umukino wa diveriseri uri kuri misi uvuga ati hariya nta mupira uri buhanyure. Ariko Rayon Sport yatangiye gucika intege muri icyo kibazo. Ni nayo mpamvu wagiye kubona ukabona witwa Ndayishimiye Richard araje byihutse ku munsi w'ejo. Nta yindi mpamvu nuko Rayon Sport yabonye ari imibare iremereye, ubona ari ibintu bigoye, iravuga ati noneho reka twishyure wari uhari aze. Ariko aho abayobozi ba Rayon Sport batari kuryama ngo basinzire ni umuzamu kandi na wundi bashaka ni Kwizera Olivier arimo arifuza miliyoni 15 umushahara w'ibihumbi 2 agasinya umwaka umwe. Ariko ikipe ya Sport ibyo bintu ntabwo ibikozwa. Iravuga ati twebwe turaguha miliyoni 20 udusinyire imyaka 2 kuko Sport ni ikipe y'ubucuruzi, ni ikipe bifite ibibazo by'amafaranga. Barabara bakavuga bati tushobora kugukoresha umwaka umwe ukazamuka neza, undi mwaka tukaba twakugurisha. Ariko Kwizera Olivier nawe ntabwo abyumva, ati nimba none hari 2 mu ngubite 30 urwo ngubwo. Ubwo rero naho ngaho ruzingiye ku ikipe ya Rayon Sport, ariko irifuza n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye witwa Emery Bayisenge. Kubera ko ekipa ya Rayon Sport muri defense ifite Youssou Diagne, ikagira witwa Rushema Chris, ikagira uyu nguyu Kimimana Emmanuel Kabanga. Ariko ushobora uyu mwaka mushobora kuzamubona ku mande kuko abawinga ba Rayon Sport ntago bahagaze neza. Rushema Chris nawe ubwe mushobora kuzamubona kuri 3 kuko afite ubwo bushobozi. Ubwo rero niyo mpamvu bavuga bati noneho reka tuganize Nsabimana Mabure wacu agaruke. Ekipa ya Sport murimo miliyoni 5 z'amanyarwanda, ibyo si ibanga, bayamuhe noneho agaruke, bongeremo batekereza yuko bagarura n'uyu nguyu Emery Bayisenge, noneho bagakomeza aho ngaho, ubundi bakakurikizaho kuba bazana abandi bakinnyi. Ni nako ekipe ya Rayon Sport itekereza ko kuri ataka yazana abandi bakinnyi. Hari abo turimo turabona hano mu Nzove bari muri test batarasinya, hari ndetse n'abandi nk'uyu Rutanga Eric nawe ni umukinnyi uri hano ariko narasinya, ndetse biragoye ko yasinya kuko uramubona nyine ukabona nago ari umukinnyi ikipe ya Sport ishaka amatsinda ikeneye, kuko yari umukinnyi mwiza mbere, ariko ubu ngubu ubona yuko hari icyo yataye, hari karite yataye, hari agasukari kanyunyutse. Niyo mpamvu bigoye yuko ekipa ya Rayon Sport yamusinyisha. Ubwo ngubwo navuga yuko Emery Bayisenge, Kwizera Olivier, ndetse tutibagiwe n'uyu Mutara Nsabimana Mabure ugomba kugaruka. Ubwo ngubwo urumva yuko ni bamwe mu bakinnyi shaka. Hanyuma n'aba bari muri test harimo abataka 2 bakaba bakuramo umwataka umwe ugomba kuza gufasha ekipe ya Rayon Sport. Reka tubashimire cyane, mugire amahoro y'Imana.